Rwanda rushyigikiye M23 yabaye turufu ndende uko Kongo ishyigikiye FDLR bigasa nkaho volume iri hasi ngero nka marishari ushize wazo umbwira kuri mubazi z'abamotari mubazi iriya mubazi yaje kuko hari ikihe kibazo hari umugenzi wawe complaininze hari umumotari wawe complaininze hari ubwo moto none se wiziye yakemuye iki ikindi kuki hari abamotari bamwe bazifite n'abandi batazifite nta n'uwavuze ibigomba kuvugwa biri ku murongo kaje batuye tubyumvikanaho ngagira ikintu aba urumva ahubwo ibiri ku murongo se byashyizweho nandi uwo murongo n'ubu icyo nshaka kugira ngo natwe n'abadukurikirana ibyo bazajya ugiye gusacinga akanya muri Google ukareba igitabo cyanditswe no mu ministeri wo mu Rwanda ukaba igitabo cyanditswe n'umujenerali wo mu Rwanda kugira ngo nibazi kwandika no gusoma none banyumve neza bajya kuhora rwose turabasuhuje kandi turabifuriza ibihe byiza abadukurikiye kuri Primo Media Rwanda ndi kumwe na bwana David Eugene Marshal Nsengiyumva burya na bwana riho ntabwo urongeraho irindi ahubwo ntabwo urongeraho irindi akoze kubura benzi ukabura n'amazina nicyo wabikoreye none ibintu byose umuntu yipakira ntukimebure reka dutangire ikiganiro dushimira Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Rwanda. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Rwanda. Numva nta kintu washimira. Nayishimira ibintu byinshi. Nayishimira byo ki yasohoye itangazo ry'intangamarara ku ruzinduko rwa Mr. Blinken, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Amerika niko tumwita twebwe. Hanashimira ko noneho yamaganye ibitero bya Kongo ku butaka bw'u Rwanda hashize amezi 2. Ikavuga rwose ibyo bintu mukora ntabwo ari byo ariko byarabaye discussed mu nama rero marabo sinibuka neza ariko nyuma y'igihe gitinze ikabikora kandi gusa nyine abenshi se ko tunabyifuzaga nifuza ko iryinyo rihora irindi kubita igisasu n'ubakarasa ikindi kubita kimwe n'ukagikwasa ikindi goma hagahera rimwe kamageshe nta bintu byinshi gihe nanyekunda intambara oya so gukunda intambara ariko niyo ari ngombwa intambara zirakirwa si ibintu nk'ibi siyansa nk'izindi reka tubihagarikiraho bitaba intambara nabyo kuko urumva mu kiganiro cy'ubushize ikiganiro twaganiriyemo tusa n'abanenga uburyo ki abadiplomate b'u Rwanda mu kinyabupfura n'indangagaciro zacu zituranga nk'abanyarwanda dushaka no kubikoresha muri diplomasi kwihangana kugira gute gutuza diplomasi nk'izi ngizi za bucece ni diplomasi z'ibihugu nta navuga ko ntabyifuza igihugu cyanjye ariko ni diplomasi z'ibihugu by'ibihangange ku isi kuko nyine kiraceceka wagikoraho ikisi ariko ni nkuko wahera mu nzu uvuga uti mfite fire extinguisher mpiriye mu nzu ariko mfite kizimyamoto mu nzu mfite oxygene nese wakwitabara nk'umuntu uhiriye mu nzu uri gutabaza oxygene na fire brigade urumva ibintu bihuye so ibihugu rero bigikanyakanya mu iterambere nk'iby'u Rwanda hagishya bihita bisakuza kuko nta veto bifite droit de veto mo kureba biriya bihugu bifite droit de veto ushobora no kukigira gute kigaceceka kuko kizi ngo muri izo rive zacyo hari ibintu bizagera gikubitaho veto irangize byose bibatekerezaga ariko nk'ahangaha dufata urugero tutaza gushyira mu ngabangabo abadukurikiye niba tuvuge Kongo iteye ibisasu ku butaka bw'u Rwanda niba se u Rwanda rwarasamoninze niba ari ni military yatashe uyu muri ambassade ya Kongo uko byavuzwe sinibuka neza ariko hari umuntu watumijwe uhagarira u Rwanda Kongo mu Rwanda bigirwa ibanga nabyo kandi ureba cauchemar ibihugu byacu bikunze kubamo bizo kuvuga ngo icyo twifuzaga icyo gihe cyo nabivugiye muri introduction y'ikiganiro twifuza ko u Rwanda narwo rwareka diplomasi ifite umujyo wo guceceka gusa kuko ntabwo ari ibihugu nk'ibi bya Afrika bikwiye kubaho cyane ko iyo bimeze gutyo twaravuga ngo bisaba ko niyo umuntu yagukoreye ikosa akagutanga ko kuri RIB ugenda wisobanura mu gihe wagombye kugenda nk'umuntu wakoreye ikosa bikagutakariza igihe cyo kuzarifasinga urubanza kikabigatwara ikindi gihe nk'u Rwanda rero babe maso nashaka bashyiraho departement yo guhangana uvuga nabo bavuga urasa barasa none se ndakubwiza iki bakubuze kubona please uzi kubona u Rwanda gusobanura kuri Kongo irarashe ku kinigi burya hari ikintu sigaye nkunda rero mubwire akantu sigaye nkunda ejo bundi mu gihe cya Kinigi na Cogamu byari ibintu biri impesi militane ibyo bitero bya Kinigi ndi gutegura Cogamu wasangaga abaturage opinion publique ivuga uti ariko
reka coga birangire nta leta yabitangaje nta byatangajwe ariko usanga abaturage donc icyo nshima ni iki ngiki bifite ibyiyumviro kuki se mwaturasira abaturage twebwe ntitubaza kuki byagiye ndabishima buriya none ari byiza ko abaturage bakwibaza bati urumva ntabwo turi abaturage reka bakwibaza bati aho Kongo ntizaza turusha umunwa abandi badafite amarangamutima yo kubyitaho bakagira ngo turi abantu bahora batoteza Kongo kandi Kongo nayo itoteza u Rwanda par exemple M23 FDL yo peretingira barikare na Rucuru n'ahandi muri Kivu y'Amajyepfo cyo si kimwe ariko tugarure M23 niba ko gishatse gukora balance ku kibazo dufitanye Kongo ifite amasezerano na M23 yo peretingira ku butaka bwa Kongo nibyo njya kenshi bamuga ashaka kuntera amaguru bitandukanye nuko M23 yabo peretingira mu Kinigi Musanze naki igatera Kongo iturutse mu Rwanda sinzi ubyumva iyo difference irimo ariko ugasanga iturufu y'u Rwanda mu rusaku mu binyamakuru media international u Rwanda rushikiye M23 yabaye iturufu ndende uko Kongo ishikiye FDLR bigasa nkaho volume iri hasi ngero nka Marishari na Karejaho sibyo tushaka sibyo twifuza ngiye ntabwo nshaka nta ruhande nshaka gufata vuga nkaho nagushyizemo hajya bravo kuri Minafeti noneho nabibonye ku gihe n'ahandi hose mwamaganye ibitero bya Kongo mutinze byarazimye ubutaha nimukajye mubikora mutinze ahubwo ubutaha kongera asa murasa bibiri n'utera kimwe gitera bibiri anyways reka dukomeze David uyu munsi tugiye kuganira ku ngingo irebana n'uburyo abanyarwanda dufite twirwa tuvuga freedom of speech freedom of expression bwisanzure mu gutanga ibitekerezo abantu bisanzure bavuga ariko ntabwo ubwo bwisanzure kwe kugarukira muri ibi by'abanyamakuru no kuvuga ku itangazamakuru gusa ahubwo reka turebe abanyarwanda benshi nimvuga benshi ntabwo ari uko nabikoreye ubushakashatsi ariko nanjye ndi umunyarwanda mba muri societe nyarwanda ubwo benshi muri twebwe harimo n'umutekinisiye ubwo ni nka 2 muri 3 abanyarwanda benshi babaho ikintu babaho ubuzima bwo guceceka ku buryo banamukorera ikintu akabona sicyo ariko akavuga ati none se byagenda bite nabinyuzaye reka nicecekere kandi cyagakemutse akivuze cyagakemutse ukajya nko kwaka serivisi cyane cyane reka mfate urugero rw'abashinzwe ibintu by'ubutaka mu mirenge mu turere na hehe ukajya kwaka serivisi umuntu akayiguha nawe ugaceceka ikindi abantu bari mu nzego iyo baritayarinze baraceceka ugasanga nk'umusirikare ubu nta musirikare twatunga kamera hano mu Rwanda umuritired ngadukorere analyse militaire kandi ahandi birahemba ni nakazi ahandi barabikora abakronikeri bavuga kuri defense ikindi abakinnyi basoje gukina umupira w'amaguru ntawe ndabona ari umwanaliste commentateur kuri televiziyo uhoraho ni batayifa ni bande wasanga batazi na ruhago abakurikira tugaye muri mu bakora ariko abakurikira televiziyo mpuzamahanga mukunda no kureba imipira mubona Bario Ferdinand mubona abakinnyi basoje ba Patrick Mboma kuri za Canal Plus barimo baranaliza ari abakomentateri mu mikino no mwitangazamakuru kuba shita imyaka y'ubukure n'abatakiririmo ntabwo tubabona kuko uzi ko twigeze gutegura tuvuga ngo baba hehe ntabwo nuko turayikora ariko bamabiri Sibomana mu bahehe ba Sibomana wundi atanaze muri hehe urumva ariko ntabwo tuva ku turi simple reka bari hehe naba ba ministre mu ministre ba ministre w'ubucuruzi n'inganda ubu ngubu iriya ministeri ni ministeri tutarimo turabona ibikorwa byayo biciro birazamuka ku isoko buri munsi n'ibicuruzwa duhinga hano mu Rwanda ntashobora kuza ngo akore commentaire avuge ngo mbona byagenda gutya umuntu waciye muri presidence bwa Pasteur Bizimungu arahari mu Rwanda ntiturakubona kora commentaire wanaliza cyangwa ugira ute ntabwo tuzi niba hari wabikubujije icyo kintu wese guceceka kuko burya muri forume za administration hajya bamo ko abusanzwe ishobora kwikuramo igisubizo cy'amarangamutima y'uwari utegereje igisubizo muri abusanzwe akavuga ati nimba ushaka kuvuga ngo bamuje kuvuga agahita yanzura icyo kuko atavuze yego bamuje kwandika bamuje kugira ikindi hari ibyemezo biza mu Rwanda ukabireba ukibaza ibi byemezo bije gukemura iki ushize waza umbwira kuri mubazi z'abamotari mubazi iriya mubazi yaje kuko hari ikihe kibazo
hari umugenzi we complaininze hari umumotari we complaininze hari ubwo moto none se wiziye yakemuye iki ikindi kuki hari abamotari bamwe bazifite n'abandi batazifite ntago moto yanze kwaka kubera ko itari umubaza hari ibintu abamotari nabo bagaceceka bara bamwe bigeze bavuga banakora igisa n'imyigaragambyo sibyo uyu munsi mugashyiraho koperative z'abamotari ejo mukazikuraho bagaceceka abantu bagaceceka ubu hari urubanza rwo kwibaza amafaranga y'amakoperative yagiye ngase ngo kuba yasheshe nyine ngo dividende zabo zagiye imigabane yabo yagiye ariko ubwo nabyo biracecetswe abantu baracece David uyu muco wo guceceka ni umuco wazanywe nande ni umuco ushingiye kuki bamwe bavuga yuko ngo ntawo byanditse ariko bamwe bashaka kwerekana ko ku nyungu zabo biri mu ndangagaciro ngo z'abantu n'abanyarwanda guceceka no kugira ngo tujye mu nama n'abantu bakunda gusoma ngo n'iki ngo bakunda kugira gute ibintu nk'ibyo ariko natwe turi abanyarwanda amangadazi nawe umunyarwanda wese kuvuga wabaye iki dufate nk'urugero ariko ujye ubona n'amaraporo avuga ku bijyanye no bwisanzure bwo gutanga ibitekerezo asohoka avugamo ko hari abibuza cyangwa se hari n'ababuzwa kugira ingingo runaka bavugaho rero icyo ngicyo ni nka brainstorming abantu bashobora gutegura tuzabona amakomantere abantu babiganiraho n'iki byose ariko je mfatiye ku rugero rwanjye kuko navuga ngo nta rubanda rwinshi mpagarariye nta muntu nta muntu wambwiye ngo mvuge nk'ibimvuga yego urumva kandi akenshi na kenshi ni naho hajya hava ikibazo ngo mu Rwanda ngo nta freedom of expression n'iki byose tuturafaso nta n'uwavuze ibigomba kuvugwa biri ku murongo kandi je tubyumvikanaho ngagira ikintu aba urumva ahubwo ibiri ku murongo se byashyizweho nandi uwo murongo n'uwo icyo nshaka kugira ngo natwe n'abadukurikirana ibyo bazajya kuvuga ni bitabangamiye amategeko muri rusange bitabangamiye amategeko kandi uzi ko tuvuze amategeko dushyiraho umuco dushyiramo ikindi byose ibitabangamiye ariko bitabangamiye ahubwo ndi kuko ushobora gusanga ni bitabangamiye washyizeho ayo mategeko kuko ushobora gusanga icyo kitabangamiye urumva kuko nibi tuvuga byanze bikunze harabo bibangamiye cyane bitabangamiye abizi ariko kuva bitabangamiye iryo tegeko noneho reka ntanga urugero rwaza rudafitanye isano n'icyo turimo ariko ushaka kubyumva gike byumvaho nk'ubu for instance before yuko izi car free zones bazishyira mu mujyi wa Kigali hari umuntu ashobora kuvuga ati ntago abanyarwanda bisanzura ntibanyeganyega izo mvugo zari ziri ugiroze ko nigeze ko namuntu y'ubuhanzi abanyarwanda ntibanyeganyega ariko mu buryo cy'abanyarwanda batasabye mu duhe car free zone bitekereje akayizana abanyarwanda barigaragaje ko bashobora gusabana biryo giba yuzuye kugera saa 7 z'ijoro kisimenti haba hahiye urimo kureba sasa cyo kuta censorship na self censorship twayivuga ko twagira gute ndavuga ibintu bibiri yawe cyo guceceka abaturage twebwe turatekererezwa ni kwisi yubatse nk'umuntu utekereje ka free zone namubwega yizane ariko yarazi witabira rero n'umuco wo kutavuga n'ibyo twaraga muri minafete burya zitukwama nkuru niba minafete itavuga bateye igisasu handi kivuga hashize amezi 2 rubanda w'inyabimata nyarubuye nyarupfubire azavuga iki we hari wamuteye ibuye azaceceka kubera ko imico imwe n'imwe rubanda twebwe tuyikura ku buryo ki abayobozi n'abategetsi dufite mu nshingano bitwara no kuvuga ngo rero turutsi bukuru ukwira hose niyo mpamvu nako ngiteri isasa mu Rwanda none se reka nkubaze nk'urugero nk'umukinnyi wa Rwanda rwari ko rwarenganye konge rutera ibisaso reka Rwanda bikoze Rwanda byamaganye ntabwo turimo kuvuga ibintu ariko reka nibaze David nk'umukinnyi wakinnye umupira kujya hari agasesengura impamvu APR na Rayon ariyo makipe aranganiye ibikombe yegera kapite ngusubiza kuri gutinda nta mukinnyi wasobanuye watanze idea mu ikipe imwe mu makipe akomeye mu Rwanda nyirangara 2 yari muri derby y'u Rwanda bikamugeraho ikibazo mu ikipe ye niba APR bari sinibuka neza yaratanze kandi niba yaratanze idea ye reba abandi bagiye mu mwiherero agacatinga n'umukobwa w'inshuti ye ntibamuhaniye none se niba bari mu mwiherero wenda abonye tamore yo kuganira n'umukunzi kuri kuntuze nubwo bari babibujijwe wenda urumva abantu ntabwo kuki abantu babaho ubuzima buri bukomplitse ijambo kandi iyi si yoroshye isi flexible turikomeza urumva ubwo nyine ndi kwibaza nk'uburyo iyi ntambara y'Uburusiya na Ukraine cyangwa iyi ntambara ya China na Taiwan ntidufite aba captain retired aba colonel abaki hari benshi bize military strategies
bize ibintu by'intambara, bize ibintu bya ariko uzarebe abasivile gusa nibo birirwa bayivugaho. Bize tekinike za ubu nta waza ngo asesengure mu basirikare dufite baba retired ikibazo cya Kongo na M23 cyangwa ntawaza ngo bisesengure. Kandi ntamubajije abadiplomate b'Abanyarwanda bari muri retirement nta wasesengura ikibazo cyo kuba imipaka y'u Rwanda n'u Burundi maze iriya minsi ifunze. Abo muri justice ntago bazanga batubwire ngo uriya koko eventuellement basesengure sabagina yagenda gute mu buryo bw'amategeko kubera icyo abantu kubera ko tutirengagije bino bihugu mpuzamahanga bikomeye pe nubwo numvise na Blinken abivugaho hari uburyo bigenda bikabohoza abaturage babyo bitavuze ko batari mu makosa. Ubundi abantu banabifate gutyo kubyemewe Amerika yatsimbara ku muturage wayo. Twagiye tubona ukuntu France yagiye gufata Ingrid Betancourt imuna mu buhoje muri za Colombia aho ngaho. Donc abantu bakanabwirwa bati mwebwe wenda mushobora kuba mwumva ibintu bidakomeye ariko wenda kuko nka Rusagara afite kubwira igihugu runaka n'urugero biriya bihugu byabo ku mico biteye bo bumva babohoza umuntu wabo pamoja n'amanyanga ye. None uwo muntu wo muri justice na diplomacy yatubwira ngo ntabwo rega bivuze ko bamuteye icyubagiro, bivuze gusa ko mu ndangagaciro zabo gutwara umuntu wabo. None abantu bakabyumva neza n'uvuga ari konflikt ihambaye bahanamutwara bakuvuga ko bamutwaye nyine ibyo byeshuwe byaranye. Noneho ntihabe n'ikintu kirakomeye cyane ariko so yibwirwa nani ujya kumva ukabona ibi case bikomeye ahubwo usanga turi kwicara turi kubivuga nta n'ubumenyi tubifiteho usanga twihiga yewe ntangaza ugasanga umuntu udafite ubumenyi. Niyo mpamvu usanga n'izi social media abantu bamwe na bamwe bazisuzugura kuko barakureba bakabona n'abakonikera bafite imbaraga. Niyo mpamvu nanjye nigize marishari kugira ngo ibyo mvuga byumvikane. Gende marishari bagasanga ntibize amategeko ni wari gusobanura ibintu bishingiye ku mategeko. Turibaza twisubiza ubwo bamwe barimo baravuga bati Rusesabagina bazamujyana abandi bati ntaho bazajyana abandi bakavuga bati anagiye biramureba abandi bati nzabonera ko Rwanda rwa Kagame rumurekura nyine ibintu biraho nta ushobora kuza ngo avuge ngo amategeko mpuzamahanga avuga ibi amategeko yo mu Rwanda nayo avuga ibi iyo bigeze ku mategeko mpuzamahanga yo mu Rwanda zimbere nyine iriya hierarchy y'amategeko ugiye kuri kese Rusesabagina ushobora gusanga nk'ukuntu abantu basobanura uburyo kiyafashwe bakabyita nka kidnapping ugasanga biri mu mategeko mpuzamahanga nta marangamutima barimo bakabyita nko kuyobya indege aho itagombaga kujya. Urumva none nk'umunyamategeko usobanukira ibintu by'indege yakubwira ati bino bintu bibaho akaguha na jurisprudence ya hano byagiye byo tujya dukunda kuvuga ngo ubundi iyo Amerika ivuga gutyo ngo Rusesabagina afungiwe ahantu ngo mageragere bo Guantanamo barayifunze bavuga ngo Rusesabagina ni ikihe ku Rwanda muri FN ibintu nk'ibyo ngibyo. Amerika yo ntiyagiye kwica zawahereje ubundi nubwo Rusesabagina ntawamwishe urimo kureba nyine bakatubaransigira bakavuga bati ibyo Amerika ivuga no kwitoza utunyoni cyangwa se biri muri right zayo. Kandi bakanatwereka ko nubwo nk'uwo Rusesabagina yagenda suppose ko yagiye ntacyo byakwica kuko ibuye byagaragaye riba ritakije isuka. None se David uyu muco nge niwo nkomeza kwibazaho kuko hari ibintu byinshi bivugwa hari ibintu byivuze bugomba biranze hari ibintu byinshi bivugwa n'ibintu byinshi bikorwa hanze aha Kareja ukibaza Kareja kakubwira ikintu kimwe nawe umbwira ikindi. Dufite ikibazo hano mu mico yacu y'Abanyafrika no mu Rwanda kutiyoroshya. Just abantu barikomeza you are a doctor specialist mu kintu runaka ubaga amagufa abantu kuguha mikoro ni ikibazo kandi ikintu bakubajije ni igufa kurindi nta no kujyana mu bindi urimo kureba wowe gusa icyarimo no kuvuga ntajye garagara kuri kamera za Primo Media TV na Kigali Voice TV bikagenda gute akuva aho aravuga ngo ntibirumve umve n'ikibazo ari umuntu wanganije nimugoroba ndabiza kurikirana cyo kiganiro ntabwo namuvuga izina aravuga ati sinzumve ko bafite ibintu byinshi Kareja yakoresheje ikiganiro warakinkoresha anjyana no muri mudu ikiganiro atariko uzaryumeho azi ibintu byinshi ntimushaka kubitanga aba baturage n'abantu bamenya kuvura inzoka aba yamara kwita Imana akoze nk'impanuka ataragaragaje ngagaragariza urubyaro rwe n'abamukikije ibyatsi yakoreshaga ubwo umuryango ukabura hiyo ukazazira ubumara habuze umuntu bagombora. Reba nk'ibitabo dufite abantu babanditse dufite n'ibande banze kwandika ibitabo kandi n'abahanga urabona nk'aba Vincent bitatu tuvuga n'abahanga mu buvuzi. Ugiye gusacinga akanya muri Google ukareba igitabo cyanditswe no mu ministeri wo mu Rwanda igitabo cyanditswe no mu general wo mu Rwanda cyangwa nibazi kwandika no gusoma none abanyumve neza bajya kuhora rwose ntimwandika mwabuze amakaramu ntimwabuze n'ubumenyi ariko mushaka ko tutagira ikintu tumenya
urumva niba rero biri mu muco David reka nse nkujya mu mutwe w'umuntu ushobora kuba dukurikira ariko se nawe kudaca bugufi wahemeyeho mu kanya ngo ingingo y'abantu badaca bugufi kwikaniza nabyo nabyemeye yende retired minister yende retired general colonel abo bantu banga no kuvuga niba usanga ahubwo bajya gushaka ibyavuzwe icyakubwira ibyo bavugira mu masaro buriya hari umuntu wambwiye cyane cyane abadamu badukurikiye rwose mwubaho abadamu yahiri nko mu rugo wagize gute n'abagabo babwe na bamwe burya ngo babaze guceza kubyina indirimbo zikaza cyane kamera yimanije agafunga icyuma gashyiraho n'amarido akawuconga we urumva ariko wamugera muri karabu akamera gutya akifata gutya in fact ndi mpamvu navuze ngo byaza muco byaza mu ndangagaciro ariko iki kibazo abantu kwirekura iki kibazo abantu kuvuga iki kibazo abantu kugaragaza ibitekerezo byo mu gihe bitanyuranyije n'amategeko ninde muntu wabujije abantu hari akantu nahoze ntekereza ujya ubona nk'abasirikare n'abapolisi bacu abataba mu bigo n'urugero iyo basoje akazi ubundi bakora iki ntacyo iyo avuye ku kazi saa 11 niba avuye muri office hari igihugu kimwe niba ari Kenya ni Tanzania numvise ko iyo umusirikare avuye mu kazi ashobora gufata moto agatwara n'abantu agatwara abantu kuri moto akinjiza yarangiza ejo mu gitondo agashyiramo inifomu. Hari umuntu wageze kwandika iyo nkuru ubanza agiye gukavaringa inkuru z'urukiko mpuzamahanga bakoreraga ku Rwanda Arusha avuga ukuntu yatwaye n'umuntu w'umajoro mu vatiri asanzwe azi ko ari majoro akase ko waje umuntu muri taxi vatiri atarika amasangi y'akazi yarangiye. Kuki abantu batakwiyoroshya ngo niba umusirikare twumva bamwe bataka ko bahembwa umushahara muto cyangwa abapolisi nyuma y'akazi abe yashobora kugira n'akandi ka business yakora. Urumva nk'ubwo muri Tanzania aho ngaho twari tuvuze biba ari no mu kazi k'umutekano yarimo atwara abantu muri tagisi ashobora no kumvira amandi makuru ashobora kugira icyo afasha mu kazi. Hari aho babigerageza nk'abari abaganga bashobora kujya kuvura ahandi abari bashobora kwigisha muri kaminuza cyangwa no makuru d'histoire byo turabishima ni nguko niba ari nk'umukomando ashobora gutanga amasomo mu bigo byisha makarate kuko ibyo byose izo skills abazifite ariko nibyo twavuze mu kanya no tutirekura ngo abantu babe flexible bumve ko ubuzima bukomeza na nyuma y'ibyo barimo. En fait hano ndabona ibintu bibiri kanije tuvuge tutanga n'ibisubizo twavuze ku cya censorship na self censorship ko utavuga no kwibuza kuvuga. Ikibazo ntabwo ari censorship na self censorship ikibazo naho byavuye nta kibazo reka kuko kuba bihari byo ngira ngo naho bishidishinga gataho ngaho nanyenga shinga handi muri mpamvu nazamuye iyo ngingo yo kutiyoroshya no kudaca bugufi no kutagira gute kuko fata nk'urugero nitanga urugero ikiganiro nakoze bwa mbere wenda ku kinyamakuru nakoreye aho ngenda nandika naho mbyo ntanga ntabwo aricyo ndimo gutanga uyu munsi kuko mfite experience nakuye muri ibyo ngibyo. Noneho ariko giye impamvu nabigiyemo nuko numvaga ko aho nari ndi hadahagije nkomeza ngira ntera imbere mva muri online njya muri broadcasting njya muri ibintu nk'ibyo. Sasa harimo ikintu cyo kunyurwa mu bantu b'ikigihe akumva ko niba afite ubumenyi runaka prove ko mpembwa prove ko ngira gute cyangwa se muri bimpagije nta mpamvu yo kuhereza abandi ngiye niho nashinze agatu nabo gashinza ahandi rwavuga urumva. Noneho no kuvuga ngo none ngo bitanturukaho nyamuneka bitanturukaho ujye ubona ikibazo fotografi dukuze kugira ukufotoye kandi uri muri gare nkura mu ifoto yawe ukabuse ko nafotoye muri gare ndagukuramo gute biragenda gute ahubwo n'umupolisi uri mu kazi uramufotora kandi bitabujijwe n'izina rye bararyanditse icyo gikamera cyawe ibaze igikamera cy'umuntu kuki abantu batiyoroshya twabivuze mu kiganiro gushize iyo ageze mu kibazo araguhamagara ati wanore ubuvugizi ati cyaje kamera cyawe wakiza in fact ahubwo ayita kamera icyo gihe ayita kamera sasa rero nyine yahora shinza agati no kuvuga ngo abantu barikomeza cyangwa bakanyurwa amanuma akumva ko aho yageze hahagije akumva ko ibyo yize bihagije atakwiga n'ibindi sibyo akumva ko mbega ibi bintu byanagabanya ikintu cyitwa cost of living igiciro harya cy'ubuzima cy'imibereho niba umupolisi uhembwa ibihumbi tuvuge 50 ashobora kwizimbiza ayo bageze ntabwo tuzabahemba mutoya avuye mu kazi saa 11 niba akora muri office agafata moto agatwara abaturage nta wundi utwara cya moto cya polisi cyangwa kare gato yagashobora subira cyane
urumva akora no yajya bafite ikindi kimwunganira ku rundi ruhande agafata wa mushahara agagura no muri ryaguriro ryabo ariko akafite n'utundi dufaranga two ku ruhande ubuzima bukagenda bumworohera n'urugero ukiri naha wa musirikare wa mwarimu kimwe nuko nawe agenda yunganirwa na twa tuntu two ku ruhande twa kurudiswari no kuvizita muri ayo makaminuza wa muganga kujya muri ibyo bitaro byindi nawe ubuzima bugenda burushaho kumworohera ugasanga ushobora kuba n'umuganga mutoya ugashyiraho nk'akantu ko kubisiramura abantu ukaba uri muzamura abantu muri serivisi ya ntuze ya clinique kandi uzamura n'abaturage nawe wizamura ariko ikintu cyo kwikomeza abavandimwe no kumva ko ukanyurwa amanuma ukumva ko icyo ukora gihagije ukaduteza na rubanda isi ukajya gusanga isi iravuga abanyarwanda ntibirekura abanyarwanda ntabwo bavuga abanyarwanda ntabwo bagira gute abanyarwanda baranakennye urumva kuko urumva niba turi kuvuga ibi ngibi wibwira ko umushahara uhembwa uhagije sibyo bate se bugira n'umuganga ukabona umunyamakuru ahubwo cyangwa n'umufundi nkabumenya nkareba ko ubuzima bwanjye bwagenda buzamuka ndetse ko umuntu abizi byose kandi ukiri aho ngaho hari akantu kaje mu bitekerezo nshaka gusimbuka kandi rero ushobora guhura n'umuntu akenera 200,000 buri kwezi akabura aho yabikura kandi aba mu nzu yakodeshwa 400 agakodesha 100 akabona bya 200 agasevinga 100 umuroro wumvise kwikomeza kw'abantu urasanga nk'ubu ngubu nko mu miturire uko tuzavuga ku buryo bwihariye usanga abantu batuye mu mazu manini cyane cyase nyitibizo urumva amazu manini cyane ariko couple y'abantu bakimariya iva nkaho ikagera iriya izo bita mu nyumba ubwo nyine uvuze zo hasi ntabwo uvuze abatuye muri etage ugasanga ni umugabo n'umugore abana bose bari kwiga i Burayi ugasanga bari muri etage barara mu cyumba kimwe cyo hejuru hasi hari ibyumba bitatu nta kintu kirimo n'ibindi bine nta kintu kirimo ariko barangiza ngo kuko abantu ngo bari hasi ngo bigize gute kandi bari abantu no mu myubakire n'iki byose bagombye gutegura ukuntu bazabaho bwa buryo bw'ahantu hatoya ubwo ntabwo turajya kuri abantu ufite amagorofa banze gushyiramo aparitoma ngo abantu ngo bishyiremo amageto ugasanga igorofa imaze imyaka 10 yaratoye uruhumbu fata nk'urugero ujya gusanga kwikomeza kw'abantu ujya gusanga hari mu mujyi inzu zo hejuru nyinshi nizikorerwamo n'umujyi wa Kigali warabakanguriye ariko barabyanze kandi ari mu kibazo cy'ideni rya banke wowe urafata ibyumba bingahe nka 18 byo hejuru ukavuga ngo icyumba kimwe n'ibihumbi 100 kandi wakabishyize ku bihumbi 50 cyangwa 30 bikabona abantu wenda bo kubikorera cyangwa kubiraramo reka tureke no kubikoreramo uza akabarishaho urya cyangwa se ufashe nk'amatente ukashyira ku irufu yashika ukuntu haba heza ukajya uhakorera nk'inzu ukabashyira nk'ibyatsi nk'ubusitani n'iki byose ibintu nk'ibyo ntabwo tubatekereje tunabamamaje ariko twaje kuvana iki ngiki kwiyoroshya bikemura ibintu byose dufite ikintu cyo kutiyoroshya hambonesi ni nkeya mu mibereho yacu ni n'ahantu uzabona n'umukozi aba ari mu biro urumva akumva ko ari we king akumva ko ari we mwami kandi ahemberwa guha umuntu serivisi yakubona agatangira kugusuzugura umuzaniye amafaranga uje kumukemuza ikibazo uje kugira gute urumva kandi by'ukuri icyo bita symbiosite uburyo bw'abantu bwuzuzanya mu mibereho umuntu akeneye undi agakenera undi natwe uko turanga dukeneye abadukurikira niyo mpamvu tubaza twabanga umukurikiye TV gukora subscribe bigira gute ibintu nk'ibyo ngibyo kandi ibyo byose kayeneja jewe mfite amakuru ko igihe wahereye ntawura gutera ibuye uvuga bikeya ukora bikeya nubwo wariterwa wakwisobanura ndashaka kuvuga muri zo nzego tuvuga ariko nkuko twavuze ntamwe bashinga agatoki n'abayobozi n'abari mu zo nzego zakabaye zifata ibyemezo opinion leaders nabo n'ibintu umuministre adashobora kuza ngo yicare kuri YouTube avuge wa muhami kora kiruka ariko reka nshime cyane nabonye kwa Yago minister Mimoza yagiye kwa Yago oya yagiye na honorable bamuri iki nawe yajyaga agaragara cyane kuri YouTube akavuga kiriya kintu rero kiba gikenewe cyane nk'ubu ngubu biruta ejo bundi twavugaga kuri Ramina yagombye ko yaravuze ati niko sa muze mwicara tuvuge tugahurura tukaba twagiye ko ibyo ukora n'ubundi ari iby'abaturage ko finally n'ubundi mu muturage nkatwe kuki wumva ko kuburi minister cyangwa kuki wumva ko kuburi deje bigukuye kuburi meya uribuka muzehe narugera ambwira ngo bakugira ministre ukumva ko kwa ministre ari ukwambara ikote no kugenda mu modoka ihenze just bikarangira ukumva nini kandi ejo uzavaho usubire mu baturage rega baduturukamo kandi ndumva rero muri make David reka ntekereze n'akandi kantu abadukurikira ushobora gutekereza ushobora kuvuga ati cyangwa system iriho mu Rwanda ikanda abantu ikababuza kuvuga what do you think hari umuntu watekereza ibyo ngibyo ariko nibyo twavuga mu kanya gatambutse tuvuga ngo ikintu kijyanye no guceceka cyane ugisanga ntabwo tuvuga system mu buryo bumwe cyangwa ubundi ugisanga mu nzego zose muri secteur privé n'ahantu hose société civile ijya kuvuga ariko rubanda rwamaje kuvuga kandi yagomye kuvuga mbere inteko ishinga amategeko ugasanga nabo
baruciye barumize senani ubu remiteri hari ikibazo n'abavugizi cy'ibiciro ku masoko birimo biri kuba ubundi ntago abaturage bakunze kubivuga remiteri ejo bundi hari umuntu wambwiye ko ikiro cy'ibirayi hariya mu isoko rya Kimironko kigeze kuri 700 ikiro cy'ibirayi ahora n'umuturage azavuga ati uri mpamvu atavuga nuko ashaka kubishopinga ku buryo bworoshye kandi ntazagira ukubeshya anabo twita abategetsi n'abayobozi bakomeye nabo babuzima nk'ubwacu ubuzima rwo byo buduhenze no burabahenda ariko kubivuga ni byiza kuko bujya mu kuvuga havamo ibisubizo sasa rero ikintu cyo kwitsimba abantu bagaceceka warakomeje kugira abantu bita abavugizi b'inzego ugasanga ari ubutabera niba ari ubushinjacyaha cyo kora nkuriyo muri ribu we akunda avuga n'abantu Thierry reka nawe tumushimire muri uwo mwanya ariko abandi ugasanga nta kigo kidaje ariko nakabera muri polisi aravuga na system yabo ya communication nabonye barayivuga strong cyane urumva ariko n'ibitaro n'ibitaro ubona bigira aba PR Ange Daniel muri Kacyiru urumva ntabwo bashobora kuvuga ngo bavuge n'ibyiza none impamvu ubona niyo waje nk'amaraporo mpuzamahanga azavuga ibibi avuga ibibi ariko ibyiza bikabona abantu babivuga kandi bamenye ko niba u Rwanda rutanga amafaranga ya branding muri za Arsenal na za Paris Saint-Germain n'ahandi hose mu rundi ruhande tukoma n'ingasire burya rwari rwagaragaje kugaragaza akayihayeho ko kwibranding ariko niba hari n'uturere tutagira Twitter ugasanga Twitter imaze kiragera Facebook wapi bya Twitter jya no ku mbuga website zabo usanga hakiriho meya waranje manda yaragiye amaze nk'imyaka agiye accountability yabyiri hehe nuko impamvu atabihinde ntawe bimubajije ngamaze niko sha ko ndi meya akaba kiriho wandi watambutse so iki kintu rero gikeneye kushepingwa mu buryo bw'imbaraga abantu bagashyirwamo kuvuga ibibarimo bari abantu bagira ibibazo psychologique ubona ngo biyahura ubona ngo bagira gute baba bataravuze ibibazo byabo bafite ariko kandi na esprit understanding iri hasi hari igihe ujya nko kwivuza watangira kuvuga indwara ko umuntu yatangiye kwandika n'ibyo utaravuga umuntu akiha ko yumvise ikibazo cyataracyumva urimo kureba umupolisi muri ribu wajya kujya gutukabona umuntu ukabona urimo kuvuga dossier yawe ibyo wibwe ntutse kujya kugaragaza nayo nibwe ukabona umuntu nta kintu yitayeho arimo kugenda yuzuza muri machine ariko fata attention nanamucuza muri machine tunamwe yarimo kuzuza atanambajije akanyuzuza tunatambajije ariko fata attention icyo kintu ucyumve no mu buryo bwa depression sinzi niba uri kubyumva depression yandese donc umuntu udafite esprit understanding bombi mwembi umuntu arava mu rugo n'urugero agiranye ibibazo n'umufasha we cyangwa n'umugabo we cyangwa se akanyura no mu nzira akagira n'ikibazo ukamugera imbere yumva nawe mu mutwe atari tayari akajya uvuga ibintu ubona atanahari byemerutse kujya kwa kantu service ntuhavuga rwose mbwira umuntu ibintu byari binjyanye usanga oya ni muri cyber bano bakora ibintu by'irembo n'iki bano ba agent baba bari birembo ndamubwira hashize aranyumva hashize nk'iminota 2 ngo harya ngo ari kumwira ngo iki ngaho tekereza noneho wibaze ku ruhande rumwe ndabona uyu muntu ashobora kuba hari ibindi nawe byamunanije byamugizeho ingaruka akaba ariyo mpamvu ari district ari nk'umuganga ari nk'umushoferi imodoka bayitaye impanuka nyinshi se n'ujya uzumva ko harigize bazishingiye ari umupilote ikintu umupolisi murahura mu nzira uri wo mu muhanda ukamubwira uti afande rwose niba ari mubazi ntacanye ntabwo nayicanye kuko ntabyibagiwe ntashobora kumva ko ushobora kwibagirwa ntashobora kuba flexible ngo avuga ati ibyo byose ni umuntu wenda nawe ashobora kwibagirwa reka mureke uri umupolisi muri covid wahuye n'umuntu byamucanze bikamucanga muri lockdown bukana Kicukiro byarananditswe cyane n'abanyarwanda kuri Twitter barabyanditse noneho umuntu akavuga ati ngo bati nushaka rumparo ntwaye n'ikindi cyose abana banjye bagura ngahita muha 5 ikibazo kigakemuka umupolisi aho umuntu bitari byo guhahira abana urumva n'abacamanza bacu umucamanza yakugeza gucira ubaza atari umuntu aragenda akavuga ngo ashingiye ku rubanza rwaciriwe ngo ipari ibintu by'ipari nibyo uje kwapurika kugira ngo babone ko wasomye nyine ngo imanza ngo wasomye ugafata nk'umwana abantu bagafata umuntu akamara imyaka 2 muri gereza yarakatiwe iminsi 30 y'agateganyo please be flexible uretse ko nivanga mu butabera ugasanga n'umuntu afite imyaka 18 bamukate nk'imyaka 30 azafuga afite 48 kandi na 15 yari kuba maze kugira gute cyangwa naseka ngo ugiye muri domaine zose usangamo flexibility ari ikibazo ariko harimo niyo lack of humanity guys ukambara amapeti uri umupolisi cyangwa uri umusirikare ukumva ko just kuba intugu zawe zuzuye kandi uburenganzira kandi izo ntugu
ibikoresho ukoresha, umushahara uhembwa, ni imisoro yawo undi urimo gusuzugura. Iyo mubazi yakwamye n'ikibazo wamuteza amatwi ukamufasha n'umunsi w'ukwirirwa umeze neza, urumva, kandi byose bikagenda neza. Umuntu arakugeraho uri umupolisi, abapolisi bamba barese uko bibasira mu muhanda akagusobanura. Ngiye hari umumotari ejo bundi wambwiye, urumva, bamwandikiye 50,000 mu minsi 2-3 ikurikiranye. Hari uwo muntu arambwira ati reba iyi moto ni ya boss, urumva, ati nawe nshaka y'ibira, nshaka minerivari z'abana, nshaka yo kwishyura inzu, nshaka yo kugura esanse, ati 50,000 atakambira umuntu. Ujye ubona se moto ngo ziba zarafungiye ahantu runaka ziri ngo mu cyamunara, icyo cyamunara ntacyo gifashije umuntu, cyabushyira muri stress, cyagira gute. Hari igihe tuvuga ngo ubuzima mu Rwanda burahenze, ariko ari natwe tugira uruhare mu gutuma buhenda. Ubu kandi ariko tunakoma n'ingasire, bitanavuze ko nawe umupolisi uhagarika umuntu nawe akiruka aho kugira ngo yisobanure. Kandi umupolisi ashobora kuba aguhagaritse barimo bashaka umujura, ibandi yibye, bateri yambaye imyenda itukura n'ipantaro y'umweru, nawe ari byo wambaye, kandi atari wowe, kwiruka kwawe kukagukoraho, kandi ukibira ko nta mupolisi utega umuntu amatwi kandi ari kukumva. Ikindi nuko kwiruka kukagushoka kukuviramo impanuka, harimo impanuka, harimo ibintu byinshi. Niyo mpamvu dukora ibiganiro nk'uko nta rwego tuba twikomye n'abantu natwe tube flexible. Umuntu aguhagaritse, niba umuntu ari mu nshingano ze akakubwira ngo hagarara usobanura ibi, cyangwa akagutumiza ngo ngwino usobanura ibi, genda ubisobanure. Niba biba bigize amategeko hari icyo biteganyaho, akubere flexible, akubwira ati dore itegeko riteganya ibi niba. Wa munyamategeko nawe akoresha itegeko uko riri ashyiremo no mu muntu, kuko buriya ikintu cyose cyo kureba kure ku bantu banyuze muri force bita ku kadiriya bumbari, kubanza ukareba kure ukavuga uti, dufate nk'urugero umuntu ibyo navuze mu kanya, umukata imyaka 25, ese ko wari ufite ubushobozi n'ibikushoboza kumukatira 12, ko ntabwo yaba yumvise, waba ukoresheje cyangwa wakoresheje option Z utanyuze kuri option A B C D. So ubuzima ni bugufi kandi ubuzima ni burebure. Ikindi uwo mwanya urimo ejo uzawuvamo umujyemo, cyangwa ejo uzawuvamo uriya ujyemo. Uwo ngo uri kwitwaraho nabi ejo birahinduka. Niba mvura ejo nanjye nzarwara, niba ndi kuri kamera gutya mvuga gutya nanjye ejo nzaba umuyobozi, bavuga kuri ishu y'abayobozi nanjye n'abayobozi. Ibintu nk'ibyo ngibyo abantu bajya biyoroshya bavuga ko ubuzima ari ishene, kandi twumve ko buri ku isi no kugira ngo wubake isi, wubake umuntu nawe akubaka, twubakane dufashanye. Mu minsi ishize twatakaga ikibazo n'ubu kiracyahari cya transport byo gutwara abantu muri Kigali. Rura ntishobora kuba flexible ngo niba mfite akavatiri kanjye nimba nyuraho muri mu mujyi mpageze Nyabugogo twumvikana. None se ziriya modoka rurivuga ngo 500 yo gwitabaza ufasha nyine yirekuye, twarabivuze no mu ikadro bitambutse, ikavuga iti guhera saa 11 kugera saa 3 ya masaha yo gutaha kw'abantu. Ubwo ya mihanda bayishyizeho na high speed wenda yabonetse, kavuga ati rwose nta muntu uzahanirwa gutanga rifuti, yego ive no kuri rifuti nubashaka bazajya kwishyura, ariko ikibazo gikemuke. Karinija wasanga n'abantu bari mu modoka mu bipangu batakoze, kabya bavuze byo bamusirikare uwo muri Tanzania ujya gukorera amafaranga, uwinosa yakorera hake itegeko ribibuza, ariko ubundi kaka modoka yaguze muri credit yafashe. Hano se itegeko ribibuza hajya itegeko ryo ryarura ribuza umuntu gutwara imodoka ari wese, gutwara guha umuntu rifuti utakora taxi. Hari ibintu ibyo na taxi voiture simbizi n'inyemereye kupakira benshi. Oya n'umugore wangu y'umutwaye ugomba gushyiraho mu gaho tekereza mubaze yakwishyuye kuki umuntu utavuga uti ni madame nyine. Dusoza rero reka wenda sinzi niba byahita bihinduka uyu munsi cyangwa ijwi ryacu hari aho ryagera, ariko kuba ni izihe nyungu zo kuba flexible? Inyungu zo kuba flexible ni inyungu ebyiri, ndazikorera mu bintu bibiri. Aho isi igeze abantu bagomba gukoresha imibare, ukareba uti iyo ntabaye flexible nta kazi ibintu bingana iki. Ndashaka kuvuga mu mari, mu mafaranga. For instance, niba mba mu nzu y'ibyumba 12 kandi ngiye turi babiri tubaye mu ya 4, ibindi tugahindura inzu na plan bigakodeshwa, amafaranga nakwinjiza ntabwo yaba hagije economically. Ikindi niba utanga service hakaba abantu 100 bakaba bicaye aho ngaho, cyane ko muri customer care y'u Rwanda kuzamo abantu bita receptioniste bakira abantu bakanabitanya muri customer care, kandi reception na customer care biratandukanye. Ukaba ufite abantu 10 biri batoye umurongo 15, kandi mu byukuri ntiwabaje oparava icyo bakeneye, urushobora no gusanga umuntu yaje yicaye iyo service idahari.
akaba yategereje bikaza kurangira umwe ati ariko ntabwo ari hano ari kuba zahitangirwa. In fact yakwiye kongerwa n'icyo kintu cyo kuvuga ngo ibintu bisobanuke neza, urumva natwe n'iki byose none turebe cost dutakaza mu kutaba flexible muri rigidité. Ngiye kongeramo akandi kantu, kuba flexible bishobora gutuma woroshya ubuzima bwawe n'ubwa mugenzi wawe muri iki gihe irimo yihuta. Yes, example kwa polisi bavuze nakwandikira nanakubwiye neza, noneho niba nakwandikira ni 50 n'uburyo bwa contravention ushobora kwisanga mu kuvugana neza hanavuyemo na 30 byose amafaranga, kandi wa muntu akagenda aritsa akafata koko hari anaviye ahantu ngira gutari ko yasi njye gute gukena cyangwa mvuye no mu cyaro huba ntangiye umumotari ejo naje kwiga umujyi cyose ukabona n'umupolisi ntirirwa ari frustire ubuke nawe n'umuntu ntirirwa ari frustire ngo umujinya wamututse nawe utura abandi kuko turi abantu. Ubwo rero kubijyanye n'uburyo bwo kuvuga noneho rero just muri bihe turi mu bihe bigoye aho umuntu nyine akantu gato gakomye gashobora gutuma uri frustrate, wagera ku kazi ugafrustratinga abakozi bawe nabo ubwabo bakaba bagira umujinya ku bandi, ugasanga ukongeje ukaza kuri kamera tugafrustratinga abandi, ugasanga ukongeje abantu benshi kandi kwiyoroshya kwa kwari gukiza umubare wabo bantu bose ufrustrating uwo munsi. Reka dufate nk'urugero nk'ibi twavugaga muri diplomasi dutangira ikiganiro ariko ntibyitwa kwivuguruza, none se bigira uko byumvikana neza. Ushobora no gusanga u Rwanda rwariyohereje kuri Kongo kuko iyo uza kohereza bya bisasu navugaga hari ntihabavuga ibi ngibi, ushobora gusanga ibyo bari mu fresh wowe intambara yeruye aba yahitanye abagize gute ibyo Kongo yavuga ugasanga bibaye ukuri wenda kandi bitari no kuri constant suite. No simvu nko twavuze ku buyobozi byanaba ngombwa yuko abayobozi nabo mu kwiyoroshya. Ese ka ngurugero kaneje nuko twatuye gusura mu kiganiro uribuka ko nka ministre w'ubuzima witwaga Agnes Binagwaho yajyaga atungura ibitaro akabisura. Ubu ngubu tujye muri Minaroke tujye mu ministeri akunze kugaragara cyane afite nk'ibigo ashamikiyeho. Wari wabona ahantu umutegetsi cyangwa umuyobozi atungura nk'abantu atarajyawe no kubagirira nabi just bakanashiringa bakaganira. Iyo presence yamanutse ubwoba abantu babatitiye bavuga bati aho bose yamanutse yaba yanamanuka gatunguranye kumanuka ugiye gukanga. Wabonye ministre y'Ubugande agiye kwivuza wa sante yigize umuturage ku ikintu cyabaye. Urumva babayobozi mu kutiyoroshya ntibashobora no kwizo de sante zitateguje kuko iyo zategujwe bango plaka turayizi ngo igeze ahangaha munyamuneka mukubura nyamuneka mugire gute. Abayobozi bacu bari mu ntebe zikaraga, urumva muri air conditions ntabwo mbega yumva kashaka kwikoza abantu, urumva guys be flexible ubuzima ni bugufi. So urumva rero ibyo dutakaza ni byinshi. Iyo nicyo navugaga iyo hatabaye icyo kintu cyo kwiyoroshya nk'umuntu kuba atakwisanzura ikibazo cyawe kikazaba gatera nzamba kandi ukivuga cyari gukemuka ubuso ubuhimane. Uriko ko President Kagame iki kintu yigeze akivugaho aho urabivuga cyagiye avuga ngo umuntu ngo ava mu agera ku kibuga cy'indege ministeri yose yaje kumwakira ngo akura amakote protocole yamanikaho ngo akamanukana. Nibyo ndambwira abantu ntureba President kumuvugaho ni byiza ko ari umukuru w'igihugu ujye ukurikirana speech za President Repubulika aba yabivuze byose guca bugufi wivugize kumva abana yigeze kunegura bo kuri Congress ya RPF yabereye Rusororo ukuntu abana bagiye bakajya ku meza kuri buffet abasaza bagasigara bumiwe njye bagapakira ngejye basore bakibagirwa ko ari abasaza. Izo ngiro akunda gutanga no guca bugufi, urumva icyo cyo guca bugufi kirabuze abantu baragangaraye gitifu gusubiza umuturage akaba yamanura ikirahuri agasubiza umuturage ni ikibazo kandi ari muri iyo modokari ari muri uwo musoro wo muturage wivuga imodokari ari mu musoro wo muturage urumva niho agende. Ikibazo cyose wabahuye nacyo iyo ubashije kwishyirira izinga ukakivuga, iyo ubashije kugisora, iyo ubashije kukimanaginga bituma udateri ibindi bibazo kurenza uko kurenza uko wari kukigumana ubwawe ushobora kuguhaminga ubwawe kigahaminga n'abantu ugasanga abandi bameze nk'ari amabuke miseri barimo kuzira ibintu batazi kandi bitagombye kuba ngombwa. Sivuze ngo nagenda yivugisha mu muhanda cyangwa mu modokari ariko by the way nta muntu utagira inshuti nta muntu utagira umuvandimwe. Ubutegetsi bw'u Rwanda strategy y'ukuntu yubatse très bien ku buryo nta muntu wabura ubwira ikintu. Abantu bareka no gukora ama prejudice yo kuvuga ngo uriya ni mubwira iki umuntu ari bugikemure genda mubwira byanga kugira ngo President Republika ajye gukemura ibibazo ngo wakibwiye kanaka wakimubwiye bigacamo utakimubwiye ugasanga bimugizeho ikibazo. Erega bwira uyu bwira nuriye ntureba kugira ngo mburire ikibazo muri Nyarugenge najya kukibwira meya w'igasabo ntuzakimbwire meya w'Inyarugenge niba atashaka kunyumva
ariko ugaturahinga kukivuga nutakivuga rero uzajya kwimanika kuri ya mazu cyangwa amasimbuka n'ikindi byose kubera ko ikibazo wagize cyangwa no gukemuka ariko kandi ntiwakibwira abantu ubona ko imibare y'abiyahura biva muri ibi ngibi imibare y'abicana imibare y'abagira bate biva muri ibi ni ibintu byo kwihugika ukumva umwanzuro wafashe n'uwo ukumva uri mukuri ukumva uri muri realite urumva n'ubu dukora ikiganiro ntabwo reka dushobora kureka kuba flexible ufite commentaire y'ibyo tuvuga kuva sibyo uzayishyireho genya nazisubiza urumva uyishyireho utunenge ugere gute upfa kudasesereza byose abantu byoroshye ubuzima bujyashe kugenda neza ni kimwe n'aba bavuga ngo ntibavuga rumwe n'ubutegetsi ntawe ukubujije kutavuga rumwe nabo ariko nyine expressing ibintu byavuga uti nge mbona mituwere ikwiriye kujya ha imiti iminini ushyiraho amafarumasi ya mituweli ariko uraje uri mu moko biza nyamwinshi hutu tutsi twa ikindi byose ngo bizanye muri politiki nabo ubwabo barisenya kandi barangira ngo baboje ibyo uvuga bifite ireshingiro tuzabikora ikiganiro murakoze cyane abadukurikiye wakoze mwakoze kuduha umwanya wanyu yego na commentaire zanyu na commentaire zanyu kubaza bazishyireho n'ubutatsa kuva tugenda tuvuga ku ngingo ku yindi ndibira ko ibiganiro kuri Primo Media TV na Kigali Voice TV nyine ntiyakagaruka mugire ibihe byiza bye